Muraho neza abakunzi ba YouTube channel yacu, tubashimiye uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira. Inkuru yanjye y'uyu munsi ngiye kubabwira ni inkuru y'ukuntu narongowe n'umugabo wa mama wanjye. Umugabo wa mama wanjye rero yaje kunkunda abitewe n'ukuntu yumvaga ndyoshye. Ariko nanone kandi naje kubipfa na mama wanjye. Ubu mama wanjye ntabwo tucyumvikana. Gusa ariko hagati aho ahora ambwira ko nzicuza. Ndetse kandi imivumo yarayizamuye. Hagati aho byagenze bite? Papa wanjye umbyara yapfuye mfite imyaka 14. Yishwe na kanseri. Mama wanjye yari afite imyaka 37. Ariko mama wanjye aho papa apfiriye ntabwo yihanganye. Yaje kwihangana umwaka umwe. Ubu icyo gihe byatangiye afite 38. Nyuma y'umwaka umwe byaje gukomera cyane. Nyuma y'umwaka umwe haje gutangira kujya haza abasaza ndetse bafite imyaka 42 na 45. Bakajya baza basatira mama nyine bamubaza amakuru, baza kumwisubukishwa, baza kumwitereteshwa. Ubwo mama we akubera ko yari mukuru cyane akamenya ibyo bashaka. Mama wanjye yaje kwihagararaho. Ariko bitewe nuko icyo gihe nta kintu twari dufite n'ubukene butugeze kure cyane, mama wanjye baje kujya bamujyana abasaza bakamugurira agacupa. Bakajya bamujyana mu tubari bakamugurira uducupa nka 2 agahita aza. Ariko nyuma abasaza bitewe nuko bari bafite icyo bashaka, umusaza umwe afite imyaka 40 yaraje akajya amujyana mu kabari akamugurira agacupa ndetse akamugurira na burushete. Ariko nyuma mama yaje kubyiyumvamo, yumva akeneye umugabo koko. ubwa mbere uwo musaza w'imyaka 40 yaje gutahana na mama yamusindishije. Atahanye na mama barakomanga ku gipangu, turi ko twabaga mu nzu irimo igipangu. Ubwo ngiye kureba nsanga mama umusaza yamuzanye mu maboko. Umusaza ubwo ngubwo mureba igitsure, mureba nabi cyane. Murebye nabi cyane ahita ambwira ngo nifate mama mujyane kumuryamisha, ngo yanyweye inzoga ngo atayimenyereye none ngo yasinze. Hagati y'uwo munsi wa mbere naramujyanye kumuryamisha, birarangira nta kibazo kibaye. Bukeye bwaho mama arambwira ati uriya musaza yanguriye inzoga ntamenyereye kunywa, nuko numva iramfashe mfata ibirenge n'amaguru n'umutwe. Ndi kugenda nibwo byanze aza ndantase. Ubwo ku munsi wa kabiri yaragaze arambwira ati inzoga rero ivugwa n'indi. Yasanze mama agisinze ari kugeza kuzikiruka. Arambwira ati ngwino tugende uranywa akantu koroshye kugira ngo inzoga zikire. Ubwo mama wanjye yari akeneye umugabo. Ntabwo inzoga yayinyweye yamuguriye, yanyweyeho gake. Arambwira ati aka kayoga tujyane mu rugo, n'ubundi ndakanywera mu rugo. Uwo musaza yateraga urwenya kubi cyane akanasetsa. Umusaza ageze gutya abankubise telefone. Amaze kunkubita telefone mbanyijyanye mu cyumba bitewe n'uko nari nyikunze. Maze kuyijyana mu cyumba, ubwo hari urugi rwabaga muri korodoro rujya guhura n'icyumba cyanjye, mama bararufunze. Mama amaze kurufunga, ubwo rugi amaze kurufunga gusohoka njyewe biranga. Ariko nanone hagati aho ngaho mu gusohoka njye ntabwo nagomba gusohoka kuko nayo mfite ibinshuka. Icyo gihe nahise njya kuri TikTok ntangira kwirebera utuntu twinshi. Ubwo ngubwo umusaza nibwo yahise agituru mama. Amugituru araryoherwa pe. Amugituru ubwo ngubwo nyuma y'amasaha nk'abiri baza gukingura. Baje gukingura kugira amenye ko muri iyi turu, nuko nanjye nagiye gukora checking kuko nari mukuru. Urumva imyaka nari maze kugira imyaka 15 irenga. Ubwo umuntu umusaza yagize isoni na mama yagize agasoni, mbese nyine hari ikintu bishinja. Ubwo umusaza kombi yaryohewe. Umusaza araryoherwa. Ubwo amaze kuryoherwa nyine urumva baje barakingura. Amaze gukingura ndasohoka muha telefone yiwe. Muhaye telefone yiwe ntiyazuyaje, ntabwo yatinze aho ngaho.
ntabwo yahatinze kuko icyo yashakaga yararangije kugikora. Ubwo mama yasigaye avuga ati uriya mugabo ni umugabo mwiza, ni umwana mwiza, ati jya umwubaha kandi umufate nka so, ati kuko nta kibazo, ati dore ansigiye 5. Kumbe 5 amusigiye ni uko amaze kumwihera ku bintu. Umugabo yarizihiwe amusigira 5, ubwo iryo joro turara turiye. Tumaze kurara turiye ndibaza nti amafaranga 5,000 bivuye he, amusigiye kubera iki? Mpita numva ko bya bintu bifite agaciro. Ariko nanjye hagati aho ngaho nari ndi mu rukundo n'umwarimu wanyigishaga mu ishuri. Umwarimu rero kubera ko yanteretaga ibyo bintu ntabizi neza, yankoragaho nkamutuka kuri nyina cyangwa kuri se. Ariko nyuma uwo musaza yaje kugaruka iwacu mu rugo, agarutse mu rugo asanga mama yagiye ku isoko. Asanze mama yagiye ku isoko, uwo musaza yaraje ahita yongera ampereza telefone ngo nimbe ndeba utuntu. Noneho arambwira ngo ni igiki nkunda. Ndamubwira nti nkunda biswi ihenze nziza, nkunda biswi bita Karabo. Ati none se, ati hari ahantu bayigura hano hafi? Ati ubwo ngubwo icyo gihe yankubise 2 mpita njya kugura biswi bita Karabo. Ati nyine icyo gihe nayiguze 5 ndayizana. Ati ubwo maze kuyizana ategereza mama. Mama aratinda ku isoko. Aratinda noneho arambwira ati noneho sigara urya iyo biswi, ndagiye, ariko ku munsi w'ejo nzagaruka kureba mama wawe. Ubwo mama aje avuye ku isoko ndabimubwira. Ndamubwira ni wa mugabo yaje kukureba arakubura. Ati yo, ati mwana wanjye, ati se uriya mugabo nta kintu yakubwiye? Ati reka ntabwo yagukozeho? Ati reka data we. Ati ati Imana ishimwe. Ariko mama amuhisha ko yanguriye ibiswi iya Karabo. Biswi yari iryoshye mw'abantu mwe, ni biswi waryaga ukava mu byawe, ni biswi waryaga ukumva uri gushisha wumva. Na n'ubu kandi iyo biswi rwose na n'ubu ndakeka ko iyoboye izindi. Ubwo mama aribwo yaje kwimeza neza, ambwira n'ijambo ryiza mu kanyamuneza, arambwira turiya musaza ni mwiza, turiya musaza ndamukunda. Ati nubwo so yapfuye ariko uriya musaza nawe ndamukunda. Ubwo nkahora ngira amatsiko y'ikintu amukundira, nkibaza byagenze bite, niki cyatumye mama akunda uriya musaza. Ubwo umusaza agarutse ku nshuro ya 2 asanga mama arahari. Asanze mama ahari nibwo wa musaza yampereje telefone. Ampaye telefone nanga kujya mu cyumba, njya mu kindi cyumba kitari muri ya korodoro imwe bafunga. None ndavuga nanjye ndababindiye umunsi ndebe ibintu baba barimo. Umusaza nibwo umukecuru wese abe ntabwo zuyaza ahita amubwira ati ngwino twigire mu cyumba, n'ubundi wa mukobwa yagiye mu bye. Bajya mu cyumba. Icyumba bagiyemo cyarimo akarahuri ka fime, ariko akarahuri ka fime ari ukurebera inyuma, wareberaga inyuma ukareba mu cyumba neza ibintu biri kuba. Ariko mama akaba atarabizi neza ko umuntu ashobora kurebera inyuma akababona. Ubwo hagati aho ngaho bakigera mu cyumba nyine nta kindi kintu cyabaye, bitewe n'uko uwo musaza yabaga yitwaje amafaranga. Icyo gihe n'ubundi yahise akuramo inoti 2 za 5 azikubita mama ndeba. Mama ntabwo zuyaza amajipo yahise ayakuramo vuba vuba cyane. Byihuse abantu batangira mu gikorwa cyabo cyo kwenjoyinga. Niho nabwo kandi icyo gihe bitewe n'uko icyo gihe nari nkiri isugi, nibwo nabonye ukuntu umuntu ahekenya undi. Nibwo nabonye ukuntu mama amurongora. Umusaza yaramuhekenye, umukecuru arizihirwa, umva bigenda neza. Uko umusaza abikora nanjye mbishaka, uko umusaza abikora nawe yumva ndi kubishaka. Ariko nagira mubwire ngo umusaza bwo aracyari agarutse kureba mama, ninjye wamwakiriye. Nkimwakira umusaza yahise amenya icyo nshaka. Umusaza yaranterura anjyana ku buriri bwanjye. Akinjyana ku buriri bwanjye ubwo naragiye, ubwo atangiye kunkorakora namuganire reka nurahirwe. Ubwo umusaza ati none se ushaka iki? Ati ntuzi icyo nshaka se? Umusaza yankubise 5, ankubise 5 numva ngiye mu bicu. Urumva 5 ku mwana w'imyaka 16, twe ntabwo amafaranga icyo gihe twari tuyazi neza.
urumva hashize imyaka myinshi, ubu bwanjye mfite imyaka 34. ubwo rero ubaze iyo myaka ishize, icyo gihe amafaranga yarahari, icyo gihe amafaranga ku mukobwa 5 byari byinshi. ubwo umusaza akimara kuyampa, ntabwo nzi ukuntu yakuyemo ikariso, nagiye kumva numva aranikura ye, bitewe n'ukuntu nari nanabishatse cyane. bimwe bavuga ngo isugi ngo riraryana, ngo warirongora rikaribwa, ntabwo ibyo nabyumvishe. ati ahubwo nararongoye bikomeye cyane, numva ibintu ndi kubikunda, ati narabikunze, ati kuko umusaza nagize uwo mwaka mama tukajya dutemberana ahandi, aho mama atatureba. umusaza yararyohewe, arandya pe, ariko nanjye uko andya niko yampaga amafaranga. umusaza rero byaje kurangira anteye inda z'impanga ebyiri. maze kuntera impanga ebyiri, umusaza yaje kundeka, yisubirira kuri mama, akaba ariwe bajya baserukana. uyu musaza ese ubu njyewe ndibaza mungire inama, uyu musaza nzamureke kuri leta ko yantereranye akanga kurera abana banjye, ambwira ngo mama ni umukire wazabarere? ese nzakora iki? abana se nzabamusigire? nzakora iki? ese mama namenye ko ariwe wanteye inda, mama yamenye ko ariwe wanteye inda, ariko nyine ntiyandakarira kuko ndi umwana we. ese mama we azemera kwakira abuzukuru b'uyu musaza ko njye ubungubu tutakivugana haca uwaka? ese mama buriya nzamusaba imbabazi nte? mungire inama ahangaha, kuko mama yaje kubona ntwite, arantererana abyarira ahandi. ubu rero impanga ebyiri nkaba nzifite, zikaba zimaze kuba nkuru, zikaba zimbaza se wabo. ese nzababwire ko nzabereke se kandi ari nawe warongoraga mama bwa mbere? nzakora iki? mungire inama. gusa uwo musaza yari umujene, ukoraga umuti ibintu bikagenda neza cyane, ndetse kandi nkumva nta yindi si. ariko nanone kandi n'ubu ngubu numva namuha nubwo ashaje, ubu afite imyaka ijya kugera muri 60 n'indi, gusa ariko nanone kandi yarashaje. mungire inama muri comment.